uko byagenze ngo umugambi w'ibihano uhagarikwe burundu Amerika yari igiye gufatira u Rwanda. Vuba hashize hagiye hanze inkuru ivuga ko ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika zateganyaga gufatira u Rwanda byahagaritswe burundu kubera diplomasi yo ku rwego rwo hejuru ya Perezida w'u Rwanda. Uwo ni Paul Kagame. Ni inkuru yanditswe na The Wall Street Journal ifite umutwe ugira uti As Trump's African peace deal titled A Call from Rwanda halted US sanctions, cyangwa se ngo ubwo haringwaga ku masezerano y'amahoro ya Trump, ubusabe bw'u Rwanda bwatumye hahagarikwa ibihano. Inkuru ivuga ko mu mpera za Mutarama, aho ni mu kwa mbere, Perezida Kagame ubwe yivuganiye na senateri Lindsey Graham wo muri Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida Kagame yahaye icyifuzo uriya musenateri wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyo kugira icyo akora, ubwo guverinoma y'igihugu cye na minisiteri zishinzwe imari n'ubukungu barimo bategura ibihano ku bayobozi bakuru b'u Rwanda ndetse n'aba M23. Ibyo bihano byari bigamije gusubiza ku byerekeye imirwano yari yubuye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bigafatwa nko kurenga ku masezerano y'amahoro yari yasinywe i Washington DC nk'impamvu nyine mu kwezi k'Ukuboza umwaka ushize. Iki kinyamakuru kivuga ko Senateri Graham yavuganye n'ibiro by'umukuru w'igihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika White House ndetse n'ibya Vice Perezida gideon, akabyumvisha ko u Rwanda ni umufatanyabikorwa ukomeye Amerika mu by'umutekano, birumvikana, kandi w'ingenzi wohereza amabuye y'agaciro nkenerwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikenera. Yakomeje aburira Amerika ko gufatira u Rwanda ibihano byagira ingaruka zikomeye ku bushake rufite mu gushaka umuti w'ibibazo binyuze mu nzira z'amahoro. Nyuma y'izi nama z'uyu musenateri, abayobozi bakuru mu butegetsi bwa Amerika bahise bafata umwanzuro wo guhagarika ibihano, baburizamo ubusabe bwari bwatanzwe n'abayobozi bo mu nzego z'imari n'ubukungu. Ibyo bihano byaje guhita bihagarikwa burundu. White House yemereye The Wall Street Journal ni ikinyamakuru ko nta bihano byigeze bifatwa ndetse ko bitazigera bifatwa no mu bihe biri imbere. Nonaha turi ku kinyamakuru Umuryango _rwa. Guverinoma y'u Rwanda yakomeje kugira uruhare n'ubushake mu masezerano y'amahoro ndetse nyuma y'isinywa ryayo ikaba yarashimangiye ko izashyira mu bikorwa uko yakabaye, ariko nanone ntiyahwemye kugaragaza uburyo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'imitwe bafatanyije bakomeje kuyarengaho mu bihe binyuranye. U Rwanda kandi rwakunze kwamagana ibirego rushinjwa mu kugira uruhare rutaziguye mu bibazo biri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahubwo rugashimangira ko rwashyizeho ingamba z'ubwirinzi ku mipaka. Abayobozi banyuranye mu nzego nkuru z'u Rwanda bakomeje kugaragaza ibiriho bikorerwa abanyekongo, by'umwihariko abatuye mu bice birimo Minembwe no muri Kivu y'Epfo. Muri iyi minsi kandi haravuga kuburwa gukomeye cyane kw'imirwano ikomeye muri Kivu y'Epfo, aho ruhande rwa leta ya Kinshasa rukomeje kurasa ntacyo rwitayeho mu bice bituyemo n'abaturage, rukoresheje indege zitagira abapilote mu bitero bikomeye bikomeje guhitana inzirakarengane nyinshi z'abasivile. Uwo ni Umuryango _rwa ni ikinyamakuru. Ariko nanone uyu nawe muramwibuka, umugabo wagaragaye akubitwa n'umugore we, yabivuzeho avuga n'icyo bapfaga. Umugabo uherutse kugaragara mu mashusho ari gukubitwa n'umugore we mu ruhame, avuga ko nawe yabigizemo uruhare kuko yari yakoze amakosa, akajyana umutungo w'urugo ungana n'amafaranga 150,000 byose mu mikino y'amahirwe, akaribwa agashira, ndetse ko nawe yumvaga afite ikimwaro. Ni Damascene Twagirimana usanzwe akora akazi ko guteka bizwi nka chef cyangwa se abachef. Mu kiganiro yagiranye na Siga Updates avuga ko mu buzima busanzwe ari umuntu wihesha amahoro, ariko ko ibyamubayeho n'umugore we ubwo yamukubitiraga mu ruhame n'isakara ry'amashusho yabyo ari ibintu byamutunguye. Ati biriya bintu rero
ibyago ntawe ubitegura, kuko iyo satani yagendereye urugo rwawe byanze bikunze ibibazo bizamo. Ariko icyo mpamya ntabwo biriya byari umugambi ngo ndi burare nkubiswe nanafotowe, byose byabaye mu kanya gato. Ariko yewe mwibuke mukande like kuri iki kiganiro, mukore subscribe kuri channel yanyu, nibwo muzajya mubona ibindi biganiro rusange tubagezaho, ibiganiro bibigisha buri munsi. Yene twa Samuel Mugisha, ibi birihutirwa. Uyu mugabo avuga ko nubwo umugore we bafitanye umwana umwe, kuba yarakubitiwe mu ruhame nta rwango bari bafitanye kandi n'ubu nta ruhari, ariko ko nyuma y'uko bibaye hari benshi bamusabye ko yatandukana n'umugore we. Abagabo barihangana koko, ati inshuti zimwe reka dusenye, ariko kandi mu kanya gato nkavuga nti ese ninsenye urugo ibintu maze gukora imyaka 5 bigahita bihinduka impfabusa ngendeye ku nshuti, ndaba nungutse iki? Ni umugabo niko yibaza. Uyu mugabo avuga ko yaje gufata icyemezo akiyumvisha ko ibyamubayeho ari ibintu bisanzwe, ko nta mugabo bitabaho kuko ntawe ucura undi umuruho. Avuga ko ubwo yageraga mu rugo umugore we bari bakimbiranyije bakirakaranyije, kandi bugacya bakabona amashusho yabo yasakaye ku mbuga nkoranyambaga, ndetse iwabo w'umugabo banamuhamagaye bakamubaza ibyabaye, ariko bakemeza kubyima amatwi. Avuga ko yakomeje kwakira inama nyinshi z'abantu bamusabaga ko yatandukana n'umugore we, ariko we akabyima amatwi. Nubwo we atishimiye ibyo bamukoreye, ati sinavuga ko habaye ikintu cy'ubutwari, nta butwari bwabayeho. Umutima ukomeyeho nari mufite, icyo nashize imbere nuko ku muryango sinateganya no gusenya rwose. Ni Damascene agaruka ku cyatumye habaho kiriya gikorwa cyagawe na benshi. Yavuze ko nawe ubwe hari amakosa yabigizemo, kuko kugira ngo bibe hari amakosa yari yakoze. Avuga ko yari yagiye mu mikino y'amahirwe betting, nyuma yo kugirwa inama n'abamubwiraga ko babyungukiyemo, nawe akiyemeza gushoramo 150 yari afite. Ubwo yavaga muri iyo mikino hari uwamubonye wahise ahamagara umugore we arabimubwira, mbega abantu ari nabwo yahitaga aza bakagirana buriya bushamirane. Ati nayisohotsemo, make nari mfite yarahasigaye, nta mafaranga yarasigaye yo kunywesha inzoga. Arakomeza, narinyweye panache ni fanta niyo bari banguriye, numva ntimanuka neza bitewe n'uburyo mfite ikimwaro n'isoni. Mu mwanya muto mbona umugore arahageze, arahasesekaye, bamuhamagaye. Avuga ko ubwo umugore yamugiragaho aribwo biriya byose byabaye, nawe akarwana no kuba yatahana umugore we bakajya gucocera ibibazo mu rugo. Kugeza ubu amakuru avuga ko uyu mugore yamaze gutabwa muri yombi na polisi y'u Rwanda, akaba acumbikiwe kuri sitasiyo yayo ya Ndera mu karere ka Gasabo. Yewe ese mwabimenye ko twakoze YouTube channel muzajya mukurikirana amakuru y'imikino? Nimurebe link hasi muri description y'iyi video, ndanayishyira muri comment ibanza hasi, mugende mukore subscribe. Ni Télé Montagne Rwandaise Sports, niho amakuru y'imikino n'ibiganiro byerekeye ibyo ngibyo muzajya mubikurikira. Ntimuntenguhe, mugende mukore subscribe. Wifuza kumpa ibitekerezo, wifuza kunsaba ingingo nagukora mu buryo bw'ibanga, numero WhatsApp ngiyo 0782621130, ndetse email yacu yo ni montagnetele@gmail.com. Mutwandikira aho ngaho, ntabwo tutinda kubasubiza. Inshuti bakunzi bacu, kandi turishimye ko mugumye kwitya Télé Montagne Rwandaise. Ikiganiro natugisoreje. Ikiganiro wagikunze, manuka munsi y'video wandikisha mu riti duhereze ibindi. Nanjye ndashyiramo agatege, dushobora kubahereza ibiganiro byinshi byiza bibigisha buri munsi. Ku kirahuri cyawe ahagana iburyo hari ibindi biganiro mwareba. Mwibuke mukore subscribe, birihutirwa. Ntimukajye mu Rwanda mw'abagabo mwe n'abagore.